Yes, muraho neza, ndabasuhuje cyane, nizere ko muri amahoro kuri no YouTube channel yanyu. Murabizi twanyuza byinshi bidufasha kwiteza imbere, amagambo amwe namwe yadufasha guhindura imyumvire. Uno munsi hari agastori mbazaniye keza ku buryo buri muntu wese uri bugakurikirane hari icyo yunguka muri ubu buzima, kandi ku buryo buri muntu uri bukumve kose uko byagenda kose karahindura byinshi ku buzima bwe, kandi kamufashe kuba yagera ku bintu byinshi bidasanzwe. Ndatangira ku gastori k'urukwavu. Urukwavu nk'uko muri kubibona ahangaha, urukwavu ruri ku musozi umwe, hagati y'umusozi n'uwundi hari amazi, ku wundi musozi uri hakurya y'urukwavu ruriho urabona ko hari ubwatsi. Ayo mazi rero ari hagati y'imisozi ibiri, harimo ingona zasamye zirashaka kumira runo rukwavu. Urukwavu umusozi ruriho nta bwatsi buriho. Hano hejuru urabona handitse ngo take risk, fata risk nyine. Urukwavu icyo rwasabwaga ni iki? Ni ugusimbuka, rwamara gusimbuka ku buryo ziriya ngona zitarufata, ubundi rukajya kuri uriya musozi wundi rukajya kurya ubwatsi. Ariko kubera ko urukwavu ruri kureba mu mazi rukabonamo ingona, ruri gutinya ko ruramutse rusimbutse ya ngona yarufata, yamara kurufata bityo rukahaburira ubuzima. Kandi ubusanzwe urukwavu turuziho ko ari inyamaswa izi gusimbuka cyane. None ko turuziho nk'inyamaswa izi gusimbuka cyane, ingona ikaba itazi gusimbuka, ruri kubona ruramutse rusimbutse, ruri kubona ko ingona yarufata, bityo bigatuma ruguma hano hantu hatari ubwatsi. Hano hasi haravuga ngo urabona ko noneho rwa rukwavu noneho barutweretse rwarumye, hasigaye amagufa gusa, rwarapfiriye handi. Kubera iki? Rwatinye gufata riske, none byarangiye rwishwe n'inzara, byarangiye rubuze uko rubigenza, byarangiye rwose ubuzima bwabwo burangiriye kuri wa musozi hatari ubwatsi. Kandi byarashobokaga cyane ko kubera ko turuziho ko ruzi gusimbuka, rwari gusimbuka rukajya kuri wa musozi rukiberaho neza, kandi ingona ntizashoboraga kurusanga kuri wa musozi kuko bitari gukunda. Hano rero isomo ririmo ni irihe? Ubuzima busanzwe bwacu cyangwa se abantu benshi batinya gufata riske. Umwe akavuga ngo ndahomba, yewe samutime umuntu akaba afite n'amafaranga yashora mu kintu, yashora muri business ikamwungura amafaranga, yashora muri business akayibyaza umusaruro akabona amafaranga menshi, ariko ugasanga ari gutinya gufata riske, ari gutinya kuvuga ngo reka niyemeze, ntago namenya ko mfite amahirwe y'ikintu ntarakigeramo, ahubwo agahita yumva ngo nzahomba. Nshuti yanjye, ngize icyo nakubwira, hari igitabo cyitwa The Secret of the Millionaire Mindset. Ni icy'umugabo bita Napoleon Hill. Yaravuze ngo abakire ntabwo batinya gushora, kandi umukire yabonye opportunity areba ku ruhande ruri positive, areba ku ruhande yungutse, areba ku ruhande yabonye amafaranga yifuza. Ariko umukene wese, umukene yabonye opportunity ahita atekereza ikintu kimwe cyonyine, ahita atekereza ngo ino opportunity nayihomberamo, ahita atekereza ngo ino opportunity nayiburiramo ibintu byinshi. Bityo bigatuma gufata risk cyangwa se kwiyemeza avuge ngo ngiye gukora iki kintu, cyangwa se kwiyemeza avuge ngo ngiye gushoramo amafaranga kuko sinamenya ko mfite amahirwe muri iki kintu ntashoye. Ibyo ngibyo agahita yumva ko ari ibintu byamugora cyane. Nshuti yanjye rero, nje kukwigisha gufata riske, kuko ntabwo wamenya ko ufite amahirwe mu kintu utarakigeramo. Kandi iyo wageze mu kintu ugenda wiga na strategy z'uburyo bwo kugikora neza, bigatuma ugera ku byo wifuza byose. Rero uramenye nawe utaba nk'uru rukwavu, ukazarinda wumira ku musozi, cyangwa ukazarinda ya mafaranga ufite cyangwa ka gashoro ufite ukamara ukajyaho gake gake, kuko amafaranga ntabikika, kandi hari ama opportunity menshi wayabyazamo umusaruro rwose ukagera ku byo ushaka byinshi. Ariko bakakanya ugasanga gufata riske biri kukugora, cyangwa se kuvuga ngo reka nkore business sinamenya ko mfite amahirwe ntarayikora, yuko natera imbere cyangwa yuko nahomba. Ibyo ngibyo ugasanga uri gutinya kuba wafata izo risk. Nshuti yanjye rero, wowe wumvise ino video, niba uyikunze ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like. Ikindi duhereza igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tumenye neza uko ejo cyangwa ejo bundi ibyo twaza tuvugaho. Murabizi kuri no YouTube channel yanyu tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye.
nizere ko kubera wumvishe iki kiganiro cyangwa urebye ino foto nawe ukayisobanuriraho ibintu byinshi atari ngombwa ngo nkubwire byose, nzi ko wize byinshi cyangwa se nzi ko usobanukiwe byinshi, ukamenya gufata risike, kuko iyo udafashe risike birangira ahubwo ugiye wagwa muri risike. Birangira ugiye wagwa muri risike kubera gutinya gufata risike yawe yoroshye kandi wabyaza umusaruro. Sawa rero, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.